okay dushobora kuba turi abasheri nyine bisanzwe wenda mu buzima bwo hanze ariko nta mpamvu yo kubyemera kuri kamera kuko ntabwo nzi icyo ejo hahatse sibyo sinzi ngo ejo bizaba bimeze gute niba turi abasheri bisanzwe mu buzima asubwa ibyo n'ibiki wo bugaruye ngiye ikintu dupfa n'iki ngiki ngo turi abasheri bisanzwe ngo mu buzima busanzwe gute gute bivuze ko atagukunda renge ikundira abandi nyine ahubwo niba abandi babazana renge ku muntu urumva kugira ngo basi azayinyungute iminsi ibiri umunsi wa gatatu ayinyungute ku munsi wa kane kubera ubwiza yayibonanye ahita yikwepa ajye niba abandi bahora bazinyungu nta gishyashya kuzuza ibimeri bingana gutya nagiye nkorera umuti mama Diane mama Justina Murekatete umwe wacuruzaga akabenzi hano mu Karambo urumva uriya Mukamusoni uyu nguyu waranguzaga indagara Nyabugogo nari mfite mama Juste umwapfuye nago muzi ya mama Juste bari benshi byadaye none byose ari ibifuso none kinambabaza bo abaniyemera gutya mfite amafaranga afite ariko mu kazi arahagira yego sheri ndabyemeye ngo haye kibanza ari kabuye gitondo ikibanza ukacyegukana kandi agaca kazinga amabinga ikintu afite ukunda wamukundiye kirenze cy'abandi wahuye nabo bose iki unagikorewe nyine afite denji gamani denji oya ariko havashwa uyu nguyu akwikura sante maze yatakwa vuba n'inzoga toyo wasanga agiye kubyicira imbere ya kamera ati ngo nyine sheri ngo tunyaruke mu rugo ndumva ngo nangiye gupfa nyine ngo twirukanke zo kujana iwacu Bujumbura ndaguhereza uburobe Ikimana ifatanirije nawe ushobora kugitandukanya abantu bose nabonye kuri iyi si ubansumbira uri ikibasumba rwose usanga inka zimurenge usanga inka zifite amahembe 300 inka yange sheri wange oya nyine yaka nese keza ari hano ahubwo yaka impamvu mbivuga gutyo yabanzanje n'uyu none bamaze gushwana ahita kubitana na keza hako n'undi keza twarakinanaga na yakadukinana n'uyu nguyu none ahita abana nande na keza naye mitomati birakomeye ni gute abakinnyi nkatwe bamwe atangiye gukora amakwe ku kingena tamwisunga mu gihe mubabaje mbashe basi kumuba hafi Yes nanyagusuza kuri iki Mutako TV nizere kumeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru asazo ndetse n'iburengerazuba nizere ko mukomeje kumerera neza tukomeza kubifuriza umwaka mushya muhire Noheli mwayire neza abonane muzenjenga ku gahunda ni yindi ni muri guma mu rugo kwiziza Noheli n'ubunane byose bibere mu rugo n'umwaka ukayoserebera mu rugo nitwa Isaka Manajyana ni Mutako TV dutatswe n'ibyiza navuye ko inkuta zose zihagaze inyuma yazo harimo ibintu bitagena neza nzabyerekana niyo mpamvu ntumira abantu benshi bagiye batandukanye mu bice bitandukanye abastar cyane cyane bo negera iyo tumenye byinshi bakatuganiriza murakoze cyane ni Isaka Manajyana ese Sandrine cyangwa Noella cyangwa Sandra Gihana ku bantu wenda bankurikirana kuri IGNT niko nitwa amazina ni menshi tubwira amazina y'Ikinyarwanda turaza kujya muri eke ayanjye nsanganywe ni Uwase Sandrine Uwase Sandrine tugaye ikaze ku Mutako TV murakoze cyane haruguru hari undi mugabo mbona arimo kwishima mu gikari mbabaye kikaze mumeze mute murakoze twakoze kwicarana namwe nk'ibyamamare ko nawe mwakoze gufata akanya nk'aka kugira tuganire yabanyita MC Seti Nzogejo MC Seti Nzogejo MC we musingahe nkora mu makwe ndi MC muri entertainment nkora mu makwe cyane cyane mu bijyanye na reception apana dote mpamvu remo ya MC Seti mu kuvuga ngo dote yose ushobora kuyimarira nkakira abageni iki nk'abasuza byose twatangiye ikiganiro cyacu impamvu twabatumiye mukina muri filimi ubutumwa bugufi hari byinshi tugenda tubona hari ibyo tugenda twumva ari impamvu twabatumiye ngo mu bituganirizo muri rusange wenda nimo
ndimo reka mbaze madamu cyangwa mere ku mugabo so buringanire mere kuri madamu yego witonze cyane niko nsanzwe meze baramuri net usuzana dukuri ibyo nabyo ntago aribyo tubabwiriza bo barabizi ko ari itegeko bakora iki bagomba gupyonda kuri subscribe bakagira no kuri share byose bagakora no like then ubundi bakadutwikira pe ariko batine bagiye kujya kuri Rwanda Paparazzi TV naho bagapyondaho bakajya no kwica no yanjye Sandra Gihana naho bagapyondaho ubundi gahunda kagutwika Nzogejo twatangiye ikiganiro umufatute mu buzima busanzwe pana muri filime mubanamo ya Rwanda Paparazzi ubutumwa bugufi. Okay, Nzogejo wenda mu buzima busanzwe turukina na filime ariko wenda mu buzima bwo hanze butari bwo muri filime fatanye inshuti hafi then umuntu shaka ko nagira ikibazo nkamugisha inama kangira inama ko aranduta inama yose yangira ibaye ari nziza nayumva. Ikindi nyine duhurira muri ibintu byinshi haba muri filime haba mbese nyine ahantu henshi hagiye hatandukanye dukunda kuba turi kumwe pe mu kazi gasanzwe okay akenshi tuba turi kumwe kambivuga gutyo. Bivuze ko ibyo twumva ari ukuri wumva ibiki ndaje mukanzogeje Sandra n'umwana mwiza cyane ako nyine se subaza abakobwa b'iki gihe bahita birengagiza ni nk'uko nyine isumaza ngo Nzogeje umufata gute nyine ngo mu buzima busanzwe ngo bitari filime ngo mufata nyine ngo inshuti yanjye ngarandutangira inama nyine yakubwira ikize gusa nyine ukuri nyine ajya kwivugira nanga ibintu byo kungura bambaza impamvu ngewe hari icyo atazi nyine impamvu narimvuze ibyo ngibyo no kugira ngo wenda abakunzi bacu ndetse n'abafana banyu bamenye byinshi bitandukanye reka mu byivugire ntabivuze we mugabo kwanza ari bo bivuga tureka gucisha hirya no hino wenda madamu ari bwifuni ngo umuntu we hafi n'ibiki. Okay, until now Sandra ngiye mufata nk'umusheri wanjye mufata nk'umukunzi wanjye ibyo rero aca ku ruhande rimwe na rimwe akabyemera ubundi akabihakana nuko ngiye ari umukunzi wanjye tu si uko mwizirika ariko nibyo sunda bagize isoni z'iki yagiye abivuga nese ubwo ibyo ni ibintu biba birenze impamvu ntabyemera nuko ntaramugira we nyawe nyine ntago ndabyimva mumve ko ari sheri wanjye koko ndacyabyigaho nivugiye ngo mama nyabo nese niba ukibyigaho nyine ariko ubu ngubu uba wumva bimeze gute nyine ndacyakwigaho mwana rega ntago ari ngombwa guhubukira ikintu burya igihe cyose uyuhubutse uricuza rero nge ntago nkunda kwicuza cyangwa ngo ndogrete mvuge ati iyo mbimenya nshaka gutwara ibintu gakeya sinabuka mvuga kuri kamera ngo uyu ni sheri wanjye ejo nushanga twashwanye usanga abantu bavuga ati uno muntu banza afata niyo mpamvu nshaka kubigenda gakeya kugira ngo ntagira n'ikibazo kiba ntazaregreta. Reka wenda abantu badukurikiye mu kiganiro n'abantu bakurikiye Umutako TV Nzogejo ndashaka kugira ijambo mubwira harabura iminsi 2 yonyine ngo umwaka urangire wumvisha ibyavuga kandi koko nako kwizira ko biragoye ushaka kubivuga ugasanga wamugana ejo bundi niki kigaragaza yuko ari umukunzi wawe cyangwa ari umukunzi uzaba umukunzi we byose hano bwa buri iminsi 2 siri ijoro se n'uwesho twese twinjira mu mwaka nyine wa 2021 sorry 2021 nyine ngiye cyo namubwira byinshi mba naye mubwiye jewe icyo numva namubwira mbashire nyine gahunda niyo ngiyo iyo twavuganye bwa mbere wa munsi wa mbere dupanga ibintu byose niyo ngiyo nyine warayizi gahunda reka gusenda badukurikiye gahunda warayizi amagambo baba byiza ajyanye n'ibikorwa buriya kuvuga ntawe utavuga reka nanjye navuga kandi nkanarema mu kumunwa ku munwa uriremera kabisa kandi mu bikorwa nta kigaragara niyo mpamvu rero nanjye ibyo byose barimo aravuga impamvu ntajya nemera ko ari sheri wanjye kuri kamera hari impamvu mbangira ngo ndebe kuko ibyo avuga bizajya mu bikorwa umunsi bizaba byagiye mu bikorwa koko nibwo nyinzemera kuri kamera ko ari sheri wanjye ngiye mba nanga kuvuga ngo uyu ni sheri wanjye kugira ngo ejo hatazagira ikibazo kivuka
muri comment abantu akavuga ati bari abantu byari filime cyangwa umukobwa arafata cyangwa barimo baradukinisha ibintu nk'ibyo nibyo mba nanga urumva nshaka kwemera tuyo nishore wanjye ugasanga ejo twatandukanye gusa twari duhora kuri kamera buri munsi tuvuga ngo nabonye undi musheri ibikorwa ni ibi ushatse kuvuga muri rusange. Okay, urumva nk'umuntu akubwira ati njye nawe dukundane tuzabane ibiki n'ibiki iyo muza bane n'inzagiye sibyo rindira bibanze bibe koko urebe koko ko ari byo ubuzima n'igihe twumviye ibintu nk'ibyo ngibyo njye nakuze numva umuntu buri wese dukundane tuzabana mana nabyumvishe kenshi niyo mpamvu rero niyo mbyumvishe mbica amazi ko mba numva nyine ntibiba biraba njye nemera ikintu nkibonye rero ukuri arimo baravuga nanjye nshaka kugendana nawe kari byo ariko nanone Nzoga ejo kimara kumva ibyo maravuga ukuri ugomba kumwereka akabona ko umukunda urukundo nyarukunda apana rwa rukundo rwo nza wowe itandukaniro ryawe n'abandi ni ibi we atubwiye yuko we yamaze kumva kuva yavuka yakura ngo tuzabane si yabirambiwe se naho se umukobwa we muhura akakubwira ati ni sawa bisha ibintu ari sawa ejo akagaruka akakubwira ati ibintu ni sawa mwagera mu bantu akabyihinduka nese ubwo ni ikinyabibiri ntukwiyoberanya nese ubwo ibyo nabifata gute hari ibintu ntaby'impamvu we ibyo wavuze ko wabirambiwe niba warabirambiwe rero tubyihorere nk'ibyo tuba twarabyumvisha kenshi niyo mpamvu mba nashaka kubisubiramo kuri kamera cyane cyo wumva ushobora kuryoherwa nacyo no kwishimira wenda akikubwiye none ahangaha n'ubutakazaho bivuga ngo byo muvugana muri ku ruhande wajya hano abantu bamugana we ukabikwepa icyo wumva yakubwira ukumva ko ari umugabo azamugabo wawe nyakuri ikintu yambwira gusa se igihe umuntu akubwira ibintu kandi atazanabikora agira ngo wagukinishe gusa nta na kimwe yambwira ngo numve ko buriya rega umuntu uza umugabo wawe mani nyine bigaragarira mu burya hari ukuntu ubana n'umuntu uri kumva bivuga ngo iki se wibutse iki ibikorwa kandi bigaterwa n'igihe mumaranye baragiye umarana n'umuntu ukaba umaje kumumenya cyane ko njye ntanamumenya neza urumva nta gihe kinini tumaranye ndacyamwigaho si ngombwa rero kwemera kamera ngo nishuri wanjye ngo cyangwa iki dushobora kuba turabashije nyine bisanzwe wenda mu buzima bwo hanze ariko nta mpamvu yo kubyemera kuri kamera kuko ntabwo nzi icyo ejo hahatse sibyo sinzi ngo ejo bizaba bimeze gute niba turi abasheri bisanzwe mu buzima asubwa ibyo n'ibiki wowe ugaruye ngiye ikintu dupfa ni iki ngiki ngo turi abasheri busanzwe ngo mu buzima busanzwe gute bivuze ko atagukunda renge ikundira abandi ahubwo niba abandi babazana renge ku muntu urumva kugira ngo basi azayinyungute iminsi ibiri umunsi wa gatatu ayinyungute ku munsi wa kane kubera ubwiza yayibonanye ahita yikwepa niba abandi bahora bazinyungu nta gishyashya ajya ambwira nyine ibintu byose ambwira mbibwirwa kenshi cyane aravuze ngo ushaka wari inyunguta ukayinyunguta sibyo kunyunguta sinanyungutse kangahe abakobwa baryoherwa nazo wangu nta na rimwe nta na rimwe ntabwo uraryoherwa nayo oya wimbaza ibintu nk'ibyo ko ntabwo byigize biba nyine hari nk'igihe wahitaza akavuga ati Nzoga ejo naribirekanye inyungute ku munsi wa mbere akaza nk'ikaruma umunsi wa kabiri akaza akayinyunguta nk'ikaruma umunsi wa gatatu kandi ariko duhindura supermarket mugura ice cream ayinyunguta wese ubundi wari uketse ndafata ushobora kubaho ati nabyo ushaka urumva mumbwa ati nabyo nese ubundi mbere yo kumbaza nkugura mu mafaranga yande nk'ubu wicaye hano wowe wicaranye nande niba ufite amafaranga wajya ukicara n'abanyamafaranga bagenzi bawe nyine yego nayo mfite ariko ufite icyo wakurikiye kiruta ariya amafaranga ya bagenzi bawe ariko kwa Juma nini wowe uzi ukumenyera ngaha mama nya rero nyine ikintu natwe nababwira impamvu ntapfa guhita mbyembe gutya ngo ndishiranye cyangwa iki urumva njye nkunda ibikorwa kurusha amagambo si nkubeshye njye umuntu uzaba yavuze ati ngiye turabanye tugiye dukoze n'ubukwe nibwo bizemera nyine kuri kamera tukagira nese umuntu azaba arambwira ndagukunda dukundane ibiki n'ibiki ibyo Imana nabyumvishe kenshi kuva navuka Imana uzaba nambwiye ngo barankunda bamumbwira ati mushyize ku murongo wabo nambwiye ko bankunda yajya nko muri ritiko ya 7 nabwo atabaye n'umushoferi akajya inyuma yajya muri to kuna nyuma kaza nta nubwo aba n'umushoferi urumva rero urumva yuko ibyo ahubwo biranoroshye waracyaye ntakana ngo njye najya muri ritiko ya 7 njye nkubwiye noneho urumva nyine nuko mukunda by'ukuri
kuri roho urumva none ari kuzuza ibimeri bingana gutya nagiye nkorera umuti mama Diane mama Justina Murekatete umwari wacuruzaga akabenzi hano mu Karambo urumva uriya Mukamusoni uyu nguyu waranguzaga indagara Nyabugogo nari mfite mama Juste umwapfuye ntago muzi ya mama Juste bari benshi byadaye none byose ari ibifuso none kinambabaza bo abaniyemera gutya mfite amafaranga ariko mu kazi arahagira yego sheri ndabyemeye ngo haye kibanza ari Kabuye gitondo ikibanza ukacyegukana kandi agaca kazinga amabinga ahubwo we noneho rero namba naritiko uzi ibyo modoka byaciye bitaga na Tracom wewe wakicamo yagarukira igihara warenze ku Ruyenzi ariko ntago wijijisha okay ntago turi muri competition ariko nyine nge nagira ngo mwumvishe yuko ibyo mbwira ntabwo ari ubwa mbere namo mbyumvisha oya nyine tureka kubigarukaho tureka mbiva mu mbyore na bya competition niba mugukunda ndagukunda nibyo ngibyo ikibazo ratanga kwa mbeshe niyo mpamvu najya mwizera akora iki mu kiganiro ngo tuboneka gukunda Nzogejo akunda harankunda nanjye oya akora iki wumva arambesha oya kunkunda ndabizwa nkunda ako naho ngaho umuntu aragerageza wangu rero n'ukuntu uyu muntu angana ukipivera nese uragenda nzakwikorere cameraman tugendane agura kubereka uko ngana turebe nimba ibyavuga ari byo haguruka turebe ntari bariko utinye kwerekana ibyo ufite singo nisiko ari ibyanyu nyine ubwo ese guhaguruka reka abadukurikiye agiye basanga ari guhaguruka saguruka mu minota inga ariko narebo yicaye ureka tuzuye nyine oya singombwa mwihorera njye abashaka ibintu byo kungora gusa iki kirenze udakundira abantu ikintu kirenze nakundira abantu cyangwa ikintu kirenze ikintu afite ukunda wamukundiye kirenze cy'abandi wahuye nabo bose iki unagikorewe nyine afite denjiga man denjiga oya ariko havashwa uyu nguyu akwikura sante maze yatakwa vuba n'inzoga toyo wasanga agiye kubyicira imbere ya kamera ahita ngo nyine shiri ngo tunyaruke mu rugo ndumva ngo nangiye gupfa nyine ngo twirukanke ugasanga dutangiye kwiteza abanyarwanda kandi ibyo ngibyo twikwe n'abana batoya baba bakurikirana ibi biganiro gusa ikintu namukundiye ni denjiga ikindi cya kabiri mu rukundo nyine agira keya uyu ni wa muntu ushobora no kuza ikintu natinye genda ntago namuha kenda k'imbere ngo akamesere wapi ariko ibana ibintu byose ni travail gute utakamanga akakumesere nyara ukuntu biba atari ngombwa nkuko nyine yavuze yuko ataranyizira neza nyine hari ukuntu yavuze ko atanyizira neza nese njyajyanye mu rudodo suzi ko bajya babikora se ukuntu bakura mu rudodo none warukura kugenda wivugisha oya ntabamora iki nakareka icyo utamora ukuramo urudodo kukiwumva yuko kinyibazaho ukinyigaho ungeho uramora iki waretse ibintu bikajya mu bikorwa wabyemeye ukabivuga nagakunda nimba se yarankunze ahubutse aragira ngo nanjye bari ko mbikora nabyumvishe urudodo wotaruvana wamukunze ngo uhubutse okereka tubyemeye ubutarakanga nyine ukuntu bari kuvuga byonyine ubwabyo bingaragariza uwari ukuntu bari kuntonganya tutaranabijyamo neza ariko bateye gucya tuvuga ko azankubita Nzogejo nyemerera nk'abakozi mutako TV bakunda abantu murasobanutswe muri n'abana beza ndabazi ngiye kuguha umunota umwe na mikoro uyifashe umuterete utuje tureko ko nimuzi ko umuterete nyabyo Chouchoube, bonsoir chérie. Inka yangu y'umuntu ariko abantu bose nabonye kuri iyi si ubansumbira uri ikibasumba rwose usanga inka zimurenge usanga inka zifite amahembe 300 inka yange chérie wange takintumva ukeneye nome tugenda mu gasantere nkugurira ikidufu kiriya kasenkana abantu baza bagikunda sheni nzogukunda kugeza gupfa urabizi nago ndinjaja njewe abana bibujumbura turaza ubwenge ari mukamenje nta mikino turaza tugira nzokujana iwacu bujumbura ndaguhereza uburobe Ichimana ifatanirije nawe ushobora kugitandukanya
tuzakunda urafise amabere meza none reka ndayakore none rero ikibazo uragize ni iki abakenyezi bikige abatama bikige twebwe nta mikino tuza tugira dushobora koma ego komana yanjye muramubona ni Nzogejo no umustar ni icyamamare ndetse muri filime ubutumwa bugufi iyo muyireba cyane no filime iraryoshye irimo abakobwa beza harimo abana beza irimo ya Kamana icyamamare ndetse n'umukunzi we Keza ntago unyuzwe n'ibyo akweretse wisinasinzira n'icyo kuvuga banumiwe umwana wasanga ibyo akoreye kuri kamera atabikora mu buriri uri nagashoboye ntabyo nzi ko ntaramugerageza ngo ndebe wasanga nyine ngo ritiko nyine urumva nyine bwo yari afite uko wenda ari Kinyarwanda ari kubivugamo wenda sinamugerageza mu cyuma ngo ndebe ariko wenda buriya wasanga bashije I don't know. Reka noneho arakweretse nawe tuye kuguha umunota umwe cyangwa se 30 werekana ibyo ushoboye. Nta kintu ushoboye. Bakunze Umutako TV nta kintu ashoboye. Nje nshobora bitewe n'icyo umuntu yabanje icyo bashobora kimwereka. Abantu badukurikiye ni benshi cyane isi yose badushoboye utagoye abantu badukurikiye mwabantu mwereka mbabwiza ukuri uyu mugore ikintu ashoboye nugushora amafaranga umuntu akikorera akazi nta kindi kintu na kimwe ashoboye urumva nese ubura mugora umuntu ufite ibiro bingana gutya urabona yahaguruka gute burya rega ifaranga ntaho ridakora ubundi ushoramo yawe ubundi abantu bakikorera utazagira ngo ni na menshi hanga igiye kumusashora atarani ibaze no naragusohokanye akuguriye inkoko mu kabari akuguriye ifi akuguriye iki nana tumureba inyuma ngo ure n'umuseriveri utambutse aho kubita urushye utaramana no kurya n'ibyo akuguriye ariko nawe ubushoboye akazi ubu koko ngiye cyekare namushingiye ni make koko namushingiye cyekare amafaranga menshi ariko nabaye ngo ubwo nyine 30 n'andi nyine umuntu aba kwideplace bisanzwe cyenka irihagaze nk'amafaranga ugereranyije muri rusange iyo wamushingiye nabeshye ni 3,200,000 nta nuwirirwa ubeshye ariko nanjye none ngiye kuvuga nuko wenda isa nanga yamushingiye umushakaho iki kuri iki kuri we urumva twakundanye nta mafaranga okay so mukumusibye cyangwa iki twakundanye nta mafaranga afite sibyo noneho ndavuga ati wenda uko nabonaga nyine ari umwana mwiza ngira inama ndabakambe ibyo ntabwo by'akazi ntabwo nari mbizi ko ntabwo tugiye tubikora ngo tubigerageze nibwo tukibijyamo wishaka kujya muri ntabwo urabikora Nzogejo nyine wowe ndikubanza wumva ibyakemba mvuga ibyanjye wibanza kujya mu ushaka kwinjira mu buzima ndakumbwiza ukuri kandi ikindi mbanje no kukiyamaho ntabwo dushaka kutwinjira mu buzima cyane tubaza ibintu bigize byo mu cyumba y'ukuntu ntabwo tubishaka ariko n'umugabo wawe nimba ari umugabo wanjye yamaze ariko si ngombwa twinjire reka ngusubize ku bya hafi umbajije ibyo kutwinjira nawe niba uri umugore wanjye reka kwiyama abana marananuka mu kiganiro kandi jona data atazadusura uko turiya mugore n'umushyizi kuvuga ibintu byo mu cyumba uteza umuntu abantu ntabwo ari byo ugira ibanga icyo nakubwira rati ibyo tumaze kugeraho ku byo by'amakenkero n'ibiki urumva twakundanye nta kazi afite nkumva ngira namurushaga amafaranga penda nayo afite ntabwo ari ukwikina ko nkina filime ngira gute mani nyifite amafaranga pe sibyo nta nubwo no kuvuga ngo ndamusebye iki twakundanye murusha amafaranga mushingira kenkero nyine muri kugira ngo atazagira nyine nawe agira icyo yigezo nk'umuntu ateganya kuba nagira share nabwo ngo ndacyamwigaho rega genda shingira umuntu business kugira ngo ubanze urebe koko ese uyu muntu yagukunze kurikiye amafaranga ese uyu muntu koko yabasha kumanaginga umutungo wawe muramutse mubanye ntago rero urumva njye kumushingira business ntago nari mvuze ngo wenda ngo ari kunkura ibyinyo ntago nari nkwikiye ngo nuko ngo tuza wapi ndimo ndamugerageza sibyo nagenda yose uyu muntu koko amafaranga mfite nituyabanamo azayamanaginga neza mbese ikenkero mushingiye ntago azajyanamo abandi bakobwa ngo yishimishemo yumve ko amafaranga nyine ntayo yavunikiye ngo ajye kuyapfusha ubusa urumva buri wese akora ikintu bitewe n'impamvu yagikoze kandi ntabwo nshaka yuko mbanze nabimubwiye nshaka ko ujya kuvuga ibintu byo mu buzima bwacu gushyira ubuzima bwacu hanze ngo uvuge ushobora kuvuga ibintu bisanzwe ariko kujya kwinjira urundi makuru namwe yarigiye mwinjira umuntu byatari ntabwo ari sawa kuvuga ibintu bisanzwe kujya kwinjira wivamo nabyo sibyo ako nyine turakundana ibyo ni byemeye turakundana mubyeyi neza kwisuba kanaga kundana nyine ari igihe nyine naba ashaka kunda akaza kankora mu bwonko
ugasanga nk'ejo nayo ndi kuri kenkayori ndimo gukata ikirahure ngira ngo urabizi ko ibintu byo gukata ibirahure biba bigoye haya n'umufundo wari uje kugura imyiko amametero cya kirahure nsiga nyitetse nabi kiragwa nahita mbwira nabi nyine ariko buriya mu rukundo aksida zibamo buriya sheri ntabwo ari kumbwira nabi nayo ndimo nkata ikirahure umufundo aje kugura metero ndaje kugura ibintu byinshi bitandukanye kuko hari umuntu aba ari mu kazi ahita ambwira nabi nyine ariko nawe ntukajya umbwira nabi byarangiye n'ibyo mu kazi naramubabariye ariko nyine nawe ikintu muhanamo atazongera kujya kuri kamera akavuga ibintu by'ubuzima bwacu bwite n'iby'ibanga rwose akajya kubivuga ntabwo biba ari sawa ariko nanjye ndagira ngo nsabe imbabazi ndetse n'abantu badukurikiye mu Mutako TV baramubwiye nabi kandi nanjye ngendeye ku by'umugabo wawe yaravuze ariko ntabwo bari sinjye ntabwo mbikunda nyine kwinjirira umuntu nyine ndumbabarire ko nari nkubwiye nabi ariko nyine nawe nsaba imbabazi ko warumbajije ibintu bidafututse nanjye mbabarire kuko nari ngendeye ku byo wari uvuze nawe ushaka kuzanyeretera umugore ko ibyo bintu byo kwisabishwa imbabazi muba muzana byarangiye po entire mubabarire amafaranga ariko nutazabibashe mubabarire rata ntabwo byari ibyo mubabarire turacyari aho ngaho noneho urukundo rwanyu rugamije iki twabonye Yaka na Keza bakora ubukwe ibintu ni amahoro urukundo rwanyu mwebwe intego yarwo ni uruhe ko ninjye bishingiyeho cyane urumva urukundo rwacu ntabwo wenda birajyamo neza cyane kuko ngenda cyamwigaho niko nakubwiye nimbona ko ari umusore uri serious nkabona ko ari umuntu tuzahuza nkabona ko ari umuntu uzabasha kumanaginga amafaranga mfite ko ndayamurusha simbyikina kuko nibyo sibyo sheri urumva nimba namushingiye business nibyo ariko nayo ntabwo ari menshi cyane ndabivuga nimba ishaka byatarabishaka ntabwo ndi bubivuge kuko ubintegetse mbivuga mbikuye ku mutima ndabikubwira ariko mbishatse icyo ndi kuvuga impamvu namushingiye business uko nagira ngo nkuri ibyinyo nagira ngo ndebe koko uyu muntu azavamo umugabo muzima mbese azabasha kumanaginga amafaranga mfite urumva nimara kubona ko aracyari mwigerageza rega niyo mpamvu ubona kenshi nakunda kuvuga ko nakunda kwemera ko ari sheri wanjye kuko mba mvuga ati burya umuntu ni umuntu isaha n'isaha yahinduka urumva nanga kuvuga ko ari sheri wanjye kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi atazampindukana ugasanga ntangiye kwinyuraguramo muri kamera niyo mpamvu ntarabyemera neza gusa ari kugenda yitwara neza muri ino minsi nimbona ko ari umuntu tuzahuza nkabona biri kugenda neza kabisa tuzabigendana neza kandi amafaranga tuzarya dutuje kabisa ibintu bigende neza urumva nawe arasabwa kwitwara neza keya nyinshi kwirinda abagore ba mama Diane n'abandi simba ashaka ibyo byose byabaye nyine tutaramenyana nzogeje byavuze ari cyo urenzaho ntacyo ndenza ariko sheri nawe papa Keza ushaka kugura imodoka uzamureke n'imodoka uyireke tuzakora dushaka ibintu mbese papa Keza ye mwamuvuga n'iki ahubwo nyine ibyo avuze nibyo ndanabishimye ariko nyine hari ikintu yibagiwe kuri cya kindi wari wamubajije nyine urukundo rwacu uko bizaba byifashe imbere ni ukuri umusobanuro uko byaba byifashe ko nimara kubona ko uri umuntu mwiza uri umuntu tuzahuza tuzategura ibizima kandi bizatugira umumaro ubuzima bwacu bwose nyine intego nibimara kuba ari byo nyibyo intego ni iyi nitumara kubona bimeze neza ariko mu gihe ntarabona ko hari byinshi atarisubiraho nta kintu kizima nzamubwira ijambo nini njya kubaza kandi nsubize utanyuze ku ruhande urukundo rurimo amafaranga wowe watanze amafaranga bagukunde kubera ubutunzi ufite urwo rwari urukundo nyarukundo ntabwo bari urukundo nyarukundo ariko bivuze nk'aho koko ari njye wamwiterete wowe ufite amafaranga nyine hari icyo yakurikiye iwawe hari n'icyo wakurikiye iwe urukundo yankunze amafaranga ntarayagira nabyo byibuke uramubeshye ni ukuvuga ratangiye na sheri hari agatipe bakundanaga dukinana muri ya filime ahandi kuri Rwanda Paparazzi TV nyine mu butumwa bugufi noneho bagishwana mita mu mwambura Yaka naye mita nereta ariko ntago namukunze nkurikiye amafaranga ahubwo nyine akakana bavuga kuko nyine ari ufite amafaranga menshi yego nyine arayafite ariko ntago nari nkurikiye amafaranga gusa nyine bizagenda neza nanjye azagenda ameneramo sibyo sheri nanjye ngira aka business sibyo nta makuru nari buretse gatina makuru afashe nk'umugabo we tugomba kuzabana ko namureme kubake Kenkayori urumva nawe mushingiye nyine mu buryo kugira ngo nawe yiteze imbere
amakuru nari mfite kumbi ya Kamwana yari nyesaburaga hano. yari umugore yari umugabo sorry yari umugabo wasanga dushwanye nibwo ngo yaje yabanjanyije n'uyu nguyu oya nyine yaka nese keza ari hano ahubwo yaka impamvu mbivuga gutyo yabanzanyije n'uyu none bamaze gushwana ahita kubitana na keza hako n'ubundi keza twarakinanaga na yakadukinana n'uyu nguyu noneho ahita abana nande na keza naye mitomati birakomeye ni gute abakinnyi nkatwe bamwe hatangiye gukora amakwe ku kingena atamwisunga mu gihe amubabaje mbashe basi kumuba hafi afite agahinda aho gatangiye kugabanuka Paul disi twasohokanaga akagura ibyo kurya nyine akenshi ni amafaranga nyine ayigenda abaga nayibagiriye mu rugo disi ni ukuvuga yakahise amukubita ishoti ahita asanga keza kubera nyine urumva ahita asanga keza abasigaye wenyine no tufatirana muri cya cyuho asigaye wenyine muri urumva nyine we yabonye agahinda nari ndimo mu gihe nyuma yo gukatirwa na yaka cyangwa guterwa inda na yaka urumva yarankati ajya gushikora ubukwe n'abandi gusa ibyo byararangiye ntabwo amashaka kubigaruka ko twaranababariyanye twiyemeje gutangira umwaka nta kintu cy'ibihuha kirimo cyo vango twarashwanye nge na yaka n'umugore twarababariyanye urumva wenda uyu nguyu yabifatiranye ibintu nyine bikiba yabonye akimara kundeka nyine nkiri mu gahinda ahita afatiraho nyine aza kumpoza gusa byo sinabikomozaho cyane kuko twarababaranye na bayaka ubu tugiye gutangira umwaka tumeze neza kabisa mboneraho n'abantu banyanganishije muri cya gihe nari ndimo kubabwira yuko ubu ngubu umeze neza rwose nta kibazo ndashima Imana. Nzoga ejo njya kubaza nzi ko utajya utegwa vugisha ukuri uri umupfubuzi nese ko utangiye kubimbaza nyine utangiye kubimbaza ugahita useka nese ubwo ntamenya ari iki avuga ati nibyo cyangwa si byo udatangiye kunjyana uri umupfubuzi cyangwa ntabwo shana rwose umucanze nese ko tujya kumbaza ngo ngura umupfubuzi cyane naguri ukabanza ugaseka kamusubirize yereka musubize wapfuburaga mbere ba Madani nabandi ariko byararangiye yereka musubize sheri ngewe pe abameri benshi narabaremeye barabizi rwose ntago ari ugupfubura nyine hari ukuntu nakugana yaramu rwose nari umupfubuzi ndabyemera nafashije mama benshi mama Diane waranguzaga ni benshi abandi bapfuye oya Imana mwakire nawe waramupfuburaga ikintu nayo cyamwishe na accident bambi Imana imwiruko ridashira ariko nyine ngewe umugore wanjye n'uyu ariko ibyo nabivuyemo sinyipfubura ngewe duteganya gukora gahunda zacu n'uyu nguyu bagwe kenkayiri bagwa amafaranga ukurikira ubutunzi bigaragara ko aryo no gupfubura kuki ukurikira amafaranga undi we nta mafaranga ugira amafaranga ndayafite ariko ahanini ntago nakurikiye kwa Sandra amafaranga yego nyine arayafite ariko njye ahanini ariko ureba n'ukuntu uyu mwana ateye none se reba n'amaso ariko ntago aba yakweretse muri net yongera nese nta nubwo yanakweretse njye ntabwo namusaba shirivana mubereke nese ntabwo bareba y'amaso yabaterekera ariko ihangana iminota 5 uzo kongera uyambare uzika benshi baba bavuga ngo turanasa nyine ntago nakurikiye amafaranga urumva ni na mwiza ako ngewe ubwiza bwese icya mbere nyine ni umutima mwiza agira icya kabiri ni ndenjiga nta kindi kintu nta bindi n'ibyo ngibyo iby'amaso ni nk'ayanjye nyine ibikundanye birajyana gusa nyine n'ibyo ngibyo umutima mwiza na denjiga nyine ariko se reba hano reba intebe yose aba yenda kuvunika n'ibyo ngibyo ntabwo ari amafaranga ntabwo ari ugupfubura ni umutima mwiza denjiga nta bindi aramutse se yarazanywe wenda n'amafaranga wenda no kuba yagupfubura wenda ibibazo wari ufite mbere wenda wasigawe utewe na buretse gato wasigawe utewe na yaka wenda kazi ukavuga ati niwe mugabo azi gukora akazi neza reka muhe biriya byose namara kubona amafaranga akagucika bizagenda bite azagenda amafaranga rega nashaka
amafaranga se ko yashaka akaboneka azatwara agende niba byaje bimuzanye azambwire rwose nyuma agende. Wajyanywe n'ibintu bingahe inzoga? Apana byo ndi wavuze vuga nese namwe rero abanyamakuru ukuntu muduteranye nese najyanywe no gupfubura n'amafaranga umbereye mu mutima ngewe nyine narapfuburaga pe ariko ubu sinabikora narabiretse ngiye najyanywe n'umutima mwiza yanyeretse mbonye agahinda afite ndamujoininga love mujoininze love tubasha gukora iki kujyana connection ubu niyo mpamvu dukundana kandi niyo mpamvu yakubwiye ngo turacyaye kubitwara gake gake. Yo yakamwana yumvise ko muri kumwe nko mu mane bigeze kugirana ubuzima bwiza kavuga ati aha nishana ajyaga mba ndi nzoga ejo yateyemo imibanire na akamwana ubwo ntago yahise ihinda indi sura. Yakanyine wewe nta n'ikibazo ni video nayibona ndizera ko nta kibazo na kimwe niyo twahuye kuri setting ya filime turakina neza iki niki kuko we yamaze kubona umugore we keza barabana bakoze ubukwe rero kuba uyu mu ex we cyangwa se ndumva nta kibazo cyaba kirimo nta n'ikibazo nzi we hari ikibazo ufitanye nabo. Twasabanye imbabazi byararangiye ikibazo na kimwe twose twasabanye imbabazi nge nayo. Wa mbere wenda hasabye imbabazi umuntu wa mbere nabanje gukora ikiganiro musaba imbabazi ni keza ko buriya keza kenshi n'amafuti menshi yari afite amakosa yari afite yaka gusa naje kugirirwa amahirwe nyuma mpura nabo bose dusabana imbabazi dufite intego yuko dushaka gutangira umwaka twese nta numwe ufitanye ikibazo n'undi turababarirana ubu rwose ibintu biragenda neza. Wasabaga imbabazi ziki? Mana ibintu byararangiye nange ko abanyamakuru muba mushaka kwinjira umuntu ndashaka ko tumenye hari n'abantu batabonye wenda usaba imbabazi mu biganiro n'iki. Okay urumva ngiye mu biganiro nagiye nkora akenshi nyine ndamvuga ukuntu nyine yakandiye amafaranga mvuga ukuntu abantu badutwerereye mu bukwe akajya kuyakoreshamo ubundi bukwe ibintu nk'ibyo nyine urumva byagiye bikomeretsa umugore wenda nanjye iby'umugore yavuze birankomeretsa nyine abantu nk'abo ngo nyine dufitanye amakimbirane nkayo ntago habura ibibazo hagati yacu twasabanye imbabazi muri rusange singinye n'abasabye imbabazi ko nabo bansabye imbabazi sinshaka kongera no kubikomoza ko byose byararangiye mbone rero no gusaba imbabazi wenda abantu naba narakomerekeje wenda mu bihe bishizemo n'umwaka ugiye n'umwaka uri kurangira bambabarire dutangirana umwaka rwose tumeze neza mboneraho no gushimira abakunzi banjye cyangwa abafana banjye abantu rwose bagiye bandemeramo n'umwaka ndabashimiye kandi mbibutsa ko nura dutangiye nkeneye kuremerwa momo iracyari yindi n'abantu bari hanze ndabashimiye bakomeje kunyereza kutufaranga kabisa mukomerezaho ubundi muri twara neza ndabashimiye cyane kandi nzi neza ko uyu mwaka tugiye gutangira nese bishatse kuvuga kurimo gushima amafaranga ufite yose urumva ngo abantu bandemeye bari hanze ngo momira cyari ya nese ubwo ibyo ni ibiki wowe shimira bushimira ibintu bive mu nzira dusoza ikiganiro ngo abari hanze nyine mwarakoze kumurebera byararangiye uko njya kubashimira nabi. Ikindi nyine ndashimira abantu banjye nyine bakomeje kumamagara ambwira ko ari abafana banjye mwarakoze cyane. Ikindi mbibutsa gukanda subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV mukara nyine film iriho ubutumwa bugufi nayo dukinamo twese wadusangamo. Ikindi mbibutsa kujya kuri channel yitwa Sandra Gihana channel yanjye nayo mukaye nyine mukareba ibikorwa byanjye mukagiye kuri Instagram yanjye naho mukamfollowing nitwa Sandra Gihana ubundi ubuzima bugakomeza murakoze cyane. Nta bindi bitarabo hanze vuga ibindi bitarabo hanze dusoza. Ikindi abantu bavuga ko ibibende bingi ari movie turi gukina nta kibazo mukomeze muryoherwe n'abantu babona ko ari ibyanyabyo ntabwo mukomeze muryoherwe rwose Imana ibaho umugisha muzagira umwaka mushya muhire. Sandra twabonye commentaire z'ahantu bakwibasemo bagutuka abantu bo burabavuga agize neza arabivuze ngabona ko ari movie turimo gukina muryoherwe na movie abona ko nese niyo muvuze ngo tuze mu kiganiro tugahura tukaganira mubona umuntu yataye umwanya w'ubusa gusa nanjye reka mbashimire wibuke gukora subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV ukurikirane ubutumwa bugufi ni sawa neza cyane ngiye banyita Iradukunda Seti amazina nyakuri cyangwa se Nzogejo MC Set YouTube channel yanjye rero ndayiba muri uriya mwaka kuko ngiye nshaka kuza mbayereza utuntu twinshi kandi ndi umuntu uyu gusa bitambuzanyije kuguma mu muryango wanjye ndimo n'abavandimwe Rwanda Paparazzi TV. Ikindi cya kabiri
nari nacyo nsorezaho muri uyu mwaka ndakora ibishoboka byose agahinda uyu mukobwa yagize nikazabiro sibyo shusho. murakoze cyane nyine ubwo urumva dutangiranye umwaka mushya nyine n'ibikorwa bishya n'ubundi ntabwo dushaka kujyana ibintu byarangiye mu mwaka wundi mushyashya. urumva uyu mwaka urangiye n'undi ntabwo wari mwiza twagiye duhuriramo n'ibintu byinshi ariko turifuza yuko uriya ugiye kuza tuzahuriramo n'ibintu byinshi. mbibutsa nyine izina Sandra Gihane kuri YouTube waribona, kuri Instagram waribona, unyeneye naho ngaho wanshakira. murakoze cyane. turashoje mwakoze kuza, mwakoze umwanya mwaduhaye. wa mugani wanyu bareba ko ari filime mu bakina, ibyo tubabwira si filimi, ibyo tuba tureka byose ni impamo. Yes yakamana ntabwo nata umwanya ngo njye gukoresha ibiganiro abantu bari muri mafilime atandukanye bakora ibintu bitari byiza. Ndagushimiye cyane we wakoreye iki kiganiro, ikindi cyane nshimira inshuti n'abavandimwe kandi namwe mwakoze, muzagire urugo rwiza mu minsi iri imbere. ntaribagirwa umuntu uhanutse ngo ndi kiwerewere, uwo muntu nyine ngiye akenshi ndi mu kiganiro ndamwibuka. Imana warakoze nyine, warakoze kunkomeretsa. yambwiye ngo ndi kiwerewere nyine birambabaza, ariko nyine ntabwo nshaka kuzatangira umwaka mushyashya nyine nawe nyimwibazaho nubwo namuzi, ndamubabariye. ndi kiwerewere cy'Imana. nanjye reka nshimire Siaka manager twe turi kumwe twabanye neza, gusa umutipe nkunda uruhara rwe. Imana igikumera umugisha kabisa. Amina tuzi. Iyo ucunze uruhara rw'uyu munyamakuru ugacunga imyaka usanga ari nka 32, ariko uruhara wajyana muzee wanye imyaka 80. Imana igikumera umugisha. Murakoze cyane, urara n'umugisha kandi uruhara rw'amafaranga rurimo n'urukundo. Reka nshimire na Vidi Franka, ni umuntu w'umujama hari akomeze kumerwa neza. Nshimire n'abo twe turi kumwe muri kamera muri kiganiro. nayo ndabona sana Israel Mbonye wasanga ari umuntu wacu nta kibazo tampungenge. Murakoze cyane mugena n'uwiteka kandi mwaka mushya. murakoze cyane. Murakoze mwe mwese twaje tubana mu kiganiro, murakoze mwe mwanyuzwe, wowe wafashe umwanya kutureba, tugushimira cyane cyane cyane. Iyo urebye video yose ukarangiza na subscribe nakakazoje kanagakata kaza n'amajigo yange ngo uzacu dukora zibageraho. Ciao ciao, of course mwenye Siaka Manager kuri iki kiganiro giye kuri iki.